Shalom shalom. Imana ishobora kuduha ibyiza tuyisaba. Ijambo ry'Imana muri Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa 27 niwo mpereye iri jambo. Haravuga ngo uyu mwana niwe nasabye kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye. Aha niho nshaka kuvuga, kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye, kandi Uwiteka azaguha icyo umusaba. Nyamara iri ni ijambo ry'ukuri kandi ni ijambo ribasha kugaragara mu buzima bwacu. Natanga ubuhamya ku gisa n'iki Uwiteka yampaye icyo namusabye, nawe wabutanga, ariko reka uyu munsi nongere nkubwire. Hana atekereza neza, amenya Imana, amenya ubushobozi bw'Imana, amenya Imana imbaraga zayo, aragenda ajya kuyisenga. Ntiyabinyujije ku mutambyi Eli, ntiyabinyujije ku mugabo we wamukundaga cyane, ntiyabinyujije ku muntu uwo ari we wese, kuri nyina cyangwa kuri se, gusa aragenda amenya Imana. Abandi bose bafite imbaraga aho zirangirira. Mu byifuzo byacu abantu bafite aho bagarukira, ariko ku Mana, haleluya, ku Mana nifite aho igarukira, ibasha kuduha icyiza kidukuraho igisuzuguriro, nk'uko yahaye Hana umwana umukura mu gisuzuguro cya Penina, umukura mu gisuzuguro cy'abagore bo muri karitsiye, umukura mu gisuzuguro cy'abagabo muri karitsiye, umukura mu gisuzuguro cy'abo mu muryango. Aragenda abwira Imana ngo Mana, ndashaka umwana w'umuhungu. Arangije aragaruka aravuga ngo kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye. Nagira ngo uyu mwanya umenye ko Uwiteka ashobora kuguha icyo umusaba, kandi ashobora kuguha ikigukuraho igisuzuguriro, kandi ashobora kuguha icyandika amateka mashya y'ubuzima bwawe, y'ubuzima bw'umuryango. Utekereze neza, iyi Mana yagiriye neza Hana, ntirobanura ku butoni kandi ntiyashaje ngo inanirwe kuba yagira icyo ikora, ariko irabishoboye. Haleluya, irabishoboye. Uwiteka yampaye icyo namusabye, ndifuza kugusaba umwaka utaha iki gihe ni igiki, uyu munsi ni igiki, icyo gihe uzavuga ngo kandi muri iki gihe Uwiteka yampaye icyo namusabye. Umugabo wita Pastor Yungucyo David Dr. yaravuze ngo ukwiye gusenga Imana uzi neza ubushobozi bwayo ko burenze cyane ubwo utekereza n'icyo usaba. Mu gitabo cye cyitwa La Quatrième Dimension. Reka nkubwire, ni byiza ko tumenya neza iyi Mana ko ibishoboye. Reka iyi nkuru nziza y'uyu munsi umenye ngo Imana ishobora kuguha ikigukuraho igisuzuguriro, igituma iminwa y'abantu iceceka, igituma iminwa y'abadayimoni iceceka, igituma Satani akoma akareba hirya. Hana mu gihe yari amaze gusobanukirwa ibi, asanga Imana imuha icyo yayisabye. Reka nkubwire ngo ndumva afite kwizera kw'ikintu ugiye gusaba Imana, ikintu uri busaba Imana ugamije icya mbere kuyihesha icyubahiro, ukazavuga ngo niyo yakimpaye, ntuvuge ngo n'undi wagikoze. Ntutekereze, haleluya, ntihazagire undi utwara iryo shimwe. Ntabwo uyu mwana yamushimiye umugabo wamuteye inda, uyu mwana yamushimiye Uhoraho Imana Nyiringabo. Reka dukure amaso ku bantu, duhanga Imana amaso. Nawe Imana ibasha kuguha icyo uyisabye kiyihesha icyubahiro kandi kizafasha abandi kwizera Imana kurushaho. Imana ishimwe ko Hana atuma twizera Imana kurushaho kuko yamuhaye icyo yayisabye. Bibiliya iravuga ngo nuko nimusenga mwizere ko muhawe, hanyuma muzabona icyo mwasabye. Uyu munsi utangire wumve umeze nk'umugore utwite, umenye ngo mfite umwana, nyuma y'amezi 9 azagaragara. Imana ibasha kubikora aka kanya nkibikubwira, ibasha kubikora ukibisengera, ibasha kubikora hirya y'ejo. Icyo nizeye ni uko Imana ibasha gutanga ibyiza biruta ibyo dusaba. Bikubera